nimba nta mafaranga ufite yo kugura imiti haguruka aho ngaho usohotse byuka ubu ujyana hanze muri jaride. sinshobora gukora ikosa ryo kuvuga ngo hari mwene wabo w'umugabo wanjye waza kuba mu rugo rwanjye yo kwa maboko noneho maboko akaza akinjira mu rugo rwanjye ariko ngewe niko mbibona keretse niba atari ko biri ngo niko mbibona wanjije ubushobozi kandi nkubwire wa mugabo mu cyubahiro wumva wiha wowe wiha udatuma nkwambika amapingu ukagenda gusebya muri rubanda kuko ngiye ningira mu ndica umuntu akabaye uri kunterera warayineye sinaga kwisaba mushiki we napfa nyine nawe nkamwica n'umugabo agahera gereza cyangwa nawe nkamurangiza ubu umukobwa akikora akazi iwabo akaza hano aho kugira ngo mwicare mu ntebe nk'iyi yo muri salo mukaromboreza mu cyumba. Erega buriya dogiteri iyo ufashije umuntu aba agusabiye umugisha ku Mana agafata byoye kuri ni mu mbabarire nubwo numvaga bindenze ndahiye ku izina ry'Imana yo mu ijuru ndagushakira igitanda cyiza maze nshake nimero z'abagabo benshi bashaka abana bato nk'abo kandi bajye batwishyura. kweduka mu nzira ibyo babyita kwiyenza ahubwo nzayamvuga rero nanjye umvugiremo umva nkubwire ndakeka ahantu hose maze kuhakwereka ikintu cyose cyitwa akazi kose k'urugo uranyumva neza haba gukoropa mu nzu hanze muri tuwareti hehe ahantu hose uranyumva guteka mbese uzajya ubikora kandi iyo tubyuka wabirangije uranyumva neza aho kundi ubu twari tugiye gushaka umukozi w'iki ko mbona imirimo yose ubundi ariwe yari inategereje rero ibi byose nzabikora mu rwego rwo kwihesha amahoro urumva ndabizi neza ko wowe na muri mu kazi wanjye mudakunda abantu bo mu muryango w'iwacu ngo ntabwo tubakunda gute se ubona tutabakunda muri si gushatse kuvuga iki umva muradusuzugura cyane kumva mugakabya ariko muko ubwo ni wibwira yuko kuba twarabaye umukobwa wacu twebwe twirengagije yuko twabahaye amaboko nta n'isoni nyine kenshi yarikunda urumva ashyira umuryango w'iwanyu imbere ariko icyo mutazi musaza wanjye namara gusobanukirwa urumva agahumuka azabereka sha ese burya umva urakoze kwivamo utaramara kabiri ese burya waje ahangaha uje gusenyera mwere mama nicyo cyakuzanye ahangaha uretse ngo ubwire mukuru ubu ngubu ugiye kujya wabona ko ese ikuzimu ni hehe ntabwo wari uhazi ndakubwiye ngo uzatuma umva uzicuza icyatumye uza muri uru rugo uzifuza kwasohoka bitagishobotse ubwo se ayo magambo yose ni ay'iki koko ni ay'iki bivuze ngo nyine ugiye kujya ujya mu matwi ya musaza wawe umwigisha uburyo agomba kujya ayobora urugo rwe ukagira ngo ariwe baramwubakiye nuko nta kintu yari yabona mu byo mukora uravuze ngo ugiye kurimbura mukuru wanjye ngo uravuze ngo ugiye kurimbura mukuru wanjye sikuvuze Mana abaganga baha rwose ntabwo umuntu bafite namba kuko ntibampa imiti umwana wanjye yaza kuza akayishyura sinkomeze kuba barabigeza aha
se mana yanjye ubu mbwire mama ko umugore amafaranga yose yohereje iwabo kubera akavuyo ke yitwaje ngo ari kubaka. Ubu se mubwire ko iki gikoma nkigure muri restaurant kubera ko mu rugo ntari kumubwira ngo nagiteke ngabyumva. Ese nimbwira mama koko ubu niyo musubizo nyuma wo karwara cyane. Se mbimubwire cyangwa mwihorere. Mama oya nta kibazo. Mwana wanyizere ko nzaniye imiti. Wabyaye ntaribwa n'imbwa agira vuba rwose. Imiti ndayikeneye abaganga baha. Andangaranye bikomeye. Haba umuntu bafite pe. Hanyuma imiti ngo ninzana amafaranga. Nizere ko uyizanye cyangwa uzanye amafaranga. Wabyaye ntaribwa n'imbwa. Ubuse kuko mana yanjye mama ndamusubiza ikintu nako nigenje. Ndavuga ko nta mafaranga n'igisi cy'icumi kuko mfite ndabitobora ndagira ikintu mvuga ko mana yanjye. Mpereye ararenganya abaganga se arumva bamuha imiti kuko atishyuye noneho n'ikibazo nta nubwo mituweli nayitanze kubera iki guhugirwa ku muryango wo kwa mama. Mwana iyo miti se mwa iyo miti mwe Profesa kutambuye miti ngo nyuma. Mama rero nabonye imiti bakwandikiye nsanga imiti bakwandikiye yose ngo hano ku bitaro ntayo bafite. Bambwiye ngo ndajya kuyigura muri farumasi. Rero urihangana ngiye kugenda nyizane ariko icyo nzi kuko byagenda kose urakira kuko Imana ntabwo yakemera ko nkugura kandi nkigukeneye. Ariko mwana wa reka ndumva mu kanwa kanjye habaye nabi nta kintu ushaka igiza. Mama rwose ihanganwa kuri iki gikoma rwose nkizanye ahubwo nihuta mvuga ati ndebe ko hari ikintu wakoze mu kanwa. Ubuze kunzanira amata uzaniye ibyo tindi by'ibikoma by'abantu igizayo ntabyo nshaka. Iza ndumva nimereye nabi rwose cyane adire mu kanwa kanjye hafatanye cyane igizayo. Ntabwo uzi ko iyo umuntu arwaye kuko ntanarye adakira vuba aho kugira ngo akire arahuhuka. Uzanire iyo miti rero. Mama basi nkungurira amata urayanywa. Uzanire iyo miti amata turabivugana. Mama reka ndebe ko nakihuta ndebe ko nagenda nkakuzana imiti rwose ndeke gutinda hano ntaza no gusanga wenda hari ikintu baye. Ngayihute mwana wa utunzanire iyo miti. Yewe mwana umwanzi arapfa aragafata byaye ubu koko ntari kubaho gute koko. Mama ihangana urakira rwose ndabizi. Maze mwana wa wibuke agasombe ndumva ngashaka kandi nikatinda gushya uzanye n'akapotaje byaba byiza kandamira. Mama ntacyo reka niyo tugenda sibyo kandi wihangana urakira. Ngo ni joy nimba ari ibiki usiko ryaje ahangaha ritaje kwaka akazi nuko ryaje ribyitwaje. Ntushatse kumbwira ko hari ikindi cyamuzanye. Ngo iki ndakubwiye ngo aje kugutesha umutwe nta kindi. Ese mama abibona numvishe na musaza we ntazi kunajagaraye wari muteze
arimo aranyaka amafaranga ngo nyina ararwaye kandi abizi neza ko iwacu natwe turi kubaka ntitumaze icyumweru cyose abakozi barahagaze se kubera kubura amafaranga ngewe mfata amafaranga ngo nshyiriye nyina ngo bajye kwivuza iwacu bataranza kubaka harya ubu twe n'ababyeyi tugira none se ke yuko ubukwe ko ararwaye cyangwa hari ntimuriyikinira ntabwo sinzi cyangwa umugabo yakubeshya ngo ararwaye ariko se nahise afata amafaranga yoherereza mama nawe nabizi miliyoni 2 yaramaze kumuhereza zose yarazikoresheje zirashira nanjye rero nahise nyamwoherereza icyumweru cyose amaze atubaka n'ikirekire rega birumvikana ntabwo ibikorwa byo mu rugo byahagarara ngo ni ibyo ngibyo ngiye nafashe umwanzuro wese kandi amafaranga ye yari ari kuri konti ye barayakoresheje hano mu rugo ni nayo yabanje kubakisha nanjye ndagenda njya kuri konti nyihoraho amafaranga nigane ngo nabimubwiye n'ayanjye nta n'ubwo ugomba kuyantegekaho urumva nanjye nyoherereza mama ese ubuke ubu ngubu se wakoze amakosa njye ndi kumva ni igitekerezo ariko wari kubanza nyine ukavuzanya uko bukwe wenda ubundi ibindi nyine bikazaza nyuma ariko umurwayi wo mu mutwe cyangwa ubwo nta soni ufite nyine ko ngiye kwita ku yindi famiye iwacu mbona ari guseba ntabwo uzi icyo Bibiliya ivuga wapi babigirwa neza iravuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda kandi ntabwo wajya gukunda mugenzi wawe utarabanza kwikunda utera uburezi arabwibanza urumva aha nta kibazo nimba ari umwanzuro wafashe muvandi urabizi nyine ndakumvira gusa nyine ibyo ngibyo ni ukuri ngiye ndumva atari byiza buriya ejo wasanga wibutse ibitereko washeshe genda nawe ubwo rero ugiye kumfatanya n'iminsi cyangwa nawe umere nk'uriya muramukazi wanjye ntabwo ariko nshaka kumera nkawe ahubwo se ko icyamuzanye ahangaha ari ukujya mu matwi ya musaza we akamwumvisha buryo ki wita ku muryango wawe kuruta uw'umugabo wawe ubwo se ushatse kuvuga iki ariko Kate icyo utumva ni iki koko ko nawe utangiye kwishakira ibimenyetso uri muri hamwe n'icyaha nimba ushobora gufata amafaranga ukajya kuyohereza mama nyine mu cyaro sibyo kandi nyine nyoko uko arwaye ari mu bitaro aryamye mbumva atari ikibazo kumbi ibyo nibyo byamuzanye umwana nkwereke none se ko turi guhura nkabona uri kwiruka amasigamana mu by'ukuri habaye iki umva kipe ni ukuri nako mbega urebye ni bya bibazo byo mu buzima busanzwe mbega ibibazo mfite ni nk'ibyo n'undi muntu wese yagira ntabwo ari ibintu bikaze cyane wa mugabo waretse kwihagarara waretse kwihagarara aha ntabwo bikaze cyane ibibazo bisanzwe twese turabigira uri kumva ariko wowe ikibazo ufite ntabwo ari igisanzwe okay hanyuma ariko ibyo tubyihorere hanyuma se amakuru amakuru ni meza tu ni amakuru ni meza hanyuma se umeze ute nanjye ndaba nase kibe bizinesi yawe usigeze hehe nta nubwo tuba duherukanye iminsi bibaye myinshi ariko nta birenze nta mutungo amafaranga ndi kuyabona tu biri kugenda rwose tuvugana ku kwezi amafaranga makeya ndi kwinjiza nyine mbara nkaho nahombye nk'ibihumbi 300 ese urakinjiza ku munsi ubwo ngubwo winjiza nk'ibihumbi 10 ku munsi ukora rubibi tukaba igiye gusevinga kuri konti cyane rwose ya mafaranga ndayabona nako narayabonye waje kwa chevinga kabisa ni na byiza gusa nyine burya ngaho umugabo aguye ngo nta muntu hanyura ngo bari gutera aho twatse kuko burya ngo nta wamenya ngo ari genga bari nkasa ariko no mwigani ya kera mfite rero akamushaka gusaba kandi rwose mubabere n'umukamira sibyo umuvandimwe rwose hari ubufasha nshaka ufashe rwose
mbega nizeye ko utari vuga wihuse ariko nyine umbwira ikibazo ufite. sasa rero ikibazo mfite ndashaka nyine kuguriza amafaranga. Umukecuru wanjye ararwaye ari mu bitaro, amafaranga narayakoresheje nyine mu buryo nyine bwanjye, nshiduka amafaranga yanshiranye. Ko nta mafaranga mfitera rwose umva kibe mbabarira, ntumpakanire pe, ntumpakanire kuko nuko ngukumva nyiri guhumekera hejuru. Nje nihuta mvuga ati ntandi mahitamo nk'umuvandimwe urantabara. Basi ndebe ko namugurira imiti, dore bamwandikiye imiti ihagaze hafi 278. nyine ariko uramfatiranye amafaranga nari mfite nyine mba nayajyanye mu zindi business. Basi ndwanaho rwose. Basi urebe nk'undi muntu wayangurije wanjye. Rwose naba ngiye kukubeshya nta mafaranga. Si koko ndabigenza. Kari wenda nizeye. Ubu ndakora iki koko? Oya, rebera ahandi umva. Bro, ntabwo ubana nabi rwose, ubana neza. Reka nawe uri mu nshuti za mbere. Nibyo, ariko nyine rebera ahandi. Nose mu gihe ngiye nta mafaranga mfite, urumva wabigenza. Shakira ahandi nyine urebe n'abandi bayafite nyine bagukemurira ikibazo. Nta kundi. Reka nkomeze nshakishe wenda buriya nyine Imana ifite ku ntebe zo kubigera. Oya genda ugerageze. Buriya ariko ntambone. Amafaranga yanjye nyakuri mu mufuka nyaguhereza. Ariko kuki mwumva ko umuntu yabakemura ibibazo mwebwe mudashobora kubyikemurira?